Haleluya, nongeye kubasuhuza mu mpande enye z'isi, ndabasuhuje cyane mbifuriza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze dushimire Imana kuba yaturinze, si uko turi beza, si uko dukiranuka, ahubwo ni kubw'ineza n'urukundo Imana iba yatugiriye. Reka rero dushime Imana, deni twumve ijambo ry'Imana. Mana nziza, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye neza n'urukundo, ngushimiye imirimo n'ibitangaza, ngushimiye ko waturinze tutararokorirwa, kuba tugeze amagingo duhumeka umwuka bazima, si uko turi beza, si uko dukiranuka, ahubwo ni kubw'ineza n'urukundo rwawe. Mwami Yesu, dore tugiye kumva ijambo ryawe ni ijambo ridukomeza. Mwami Imana, turasabye kugira ngo ntirice mu gutwi ngo rihingukire mu kundi, ahubwo rishinge imizi mu mitima yacu, kugira ngo rizadutunge Mwami Imana no mu bihe biri imbere, ubwo buri muntu azatungwa n'ibyo yamenye. Turasabye kugira ngo Mwami Imana utugirire ubuntu n'imbabazi. Urakoze rero, usabye ngize mu izina rya Yesu Kristo, amena. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri kubara igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Umurongo wa 6 haravuga ngo Yesuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatasi. Icyo gihugu bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka atwishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimumutinye, bene icyo gihugu tuzabarya nk'imitsima. Niba gifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Haleluya. Iyi ni inkuru ya Mose n'Abisiraheli, ubwo Abisiraheli bari barahawe isezerano ry'igihugu. Mose yari imiryango 12. Mose atanga itangazo y'uko buri muryango ugomba kuvamo umugabo, bakajya gutata mu gihugu. Rero bavuyemo ari abagabo 12. Muri abo bagabo 12 hari harimo abagabo aribo Kalebu na Yesuwa. Ubwo babatumye kujya gutata rero igihugu. Bamaze kubatuma baragenda bajya gutata, ariko muri abo 12 hari harimo 10 b'abacantege. Barangije baragaruka babwira Abisiraheli, barababwira ati, umva, igihugu ntabwo twagishobora, kubera yuko igihugu kirimo abagabo bateye ubwoba, igihugu kirimo abagabo barebare, ni banini, ntabwo twakigeramo, kiriya gihugu ntabwo ari icyacu. Ariko Yesuwa na Kalebu baje bafite ijambo ry'ihumure, baje bahumuriza Abisiraheli, barababwira ati, kiriya gihugu nubwo giteye ubwoba abarimo nubwo bateye ubwoba, ati ariko tuzabarya nk'imitsima. Bazanye amagambo y'ihumure. Nk'ubu nawe uri guca mu bigeragezo byinshi, hariho abaguca intege ntabwo babura mu rugendo, ariko Uwiteka muri aka kanya araguhumuriza, igihugu uzakigeramo, ibyiza uzabigeraho, ntabwo uzaguma mu bibi gusa, ahubwo igihe kirageze kugira ngo nawe usorome ibyiza. Yesuwa na Kalebu bateruye amagambo y'ihumure, baravuga ngo bari abagabo b'abanaki, nubwo ari banini bakaba ari barebare, ngo ariko tuzabarya nk'imitsima. Rero bari baragiye gutatira Abisiraheli kugira ngo babamenyere amakuru, nk'uko nawe ujya ushaka kumenya amakuru ku Uwiteka, ngo umenye amakuru uko bimeze y'ubuzima. Niyo mpamvu rero muri iri jambo ndakubwiye ngo uhumure, kuko ubu ngubu Uwiteka agiye kukugirira neza. Uwiteka arimo araguhumuriza muri aka kanya, kuko igihugu nubwo giteye ubwoba n'abarimo bakaba bateye ubwoba, ariko uzakigeramo. Ibyiza nubwo biri gutinda kuza, ariko humura, uzageramo
umuririmbyi nawe waririmbye aravuga ngo si ubwa mbere si n'ubwa kabiri tubona ineza y'Imana. Imana igiye itugirira neza. Satani nashaka kugutera ubwoba, agashaka kugukanga, agashaka kukwereka ko bitazashoboka, akakwereka ko nta n'inzira byacamo, akakwereka yuko ibintu bigoye kandi bikomeye, uzajya umubwira ko iyo wiringiye ari inyembaraga, kandi uzajya umubwira ko iyo wiringiye ari inyamaboko nta kijya kinanira. Rero iri jambo narihaye intego ivuga ngo ubwo urugendo ari Yesu uruyoboye tuzagerayo. Yesu iyo ayoboye ntabwo wayoba, Yesu atuyoboye ntabwo twayoba, Yesu akuyoboye ntabwo wowe wayoba, ariko wowe wiyoboye ugomba kuyoba. Ushobora kwibwira ko icyo uri gukora ari cyiza, ariko Yesu atuyoboye mu rugendo agenda ategura imitego abanzi baba baduteze, akagenda ategura. Umuntu yabona bukeye agashima Imana, ukagenda mu muhanda ukabona uragarutse, nuko aba ari Yesu uba watuyoboye. Kuko atari Yesu ntaho twagera. N'Abisiraheli bagiye bayoborwa na Yesu. Iyo aba atari we wabayoboye ntabwo baba barambutse inyanja itukura. Iyo aba atari we wabayoboye ntabwo baba barageze aho bagera. Ariko Yesu iyo ayoboye akugeza aho utabasha kwigeza, akuvuganira aho utabasha kwivuganira, akakurwanira intambara ku manywa na nijoro. Hari ibiba byinshi wowe utamenya, hari ibiba byinshi utamenya aho byaturutse, ariko Yesu aba yaturwaniriye, Yesu aba yatuvuganiye. Abisiraheli rero bamaze kumva amagambo ya Yesuwa na Kalebu, bongeye bagira icyizere, bongera bisubizamo imbaraga. Nk'uko nawe muri aka kanya ndimo ndakubwira ngo ugire icyizere, ongera ugire icyizere, wizere yuko Uwiteka Imana yo mu ijuru agiye kukugirira neza. Mu bibazo byawe byose ufite, mu ntambara uri kurwana nazo, mu ntambara zose ufite zose, umenye ko Uwiteka ari we uri kukurwanirira. Kandi Uwiteka nubwo atavuga aba arimo arakora, ntabwo yacecetse, kandi n'ugutwi kwiwe ntabwo kwapfuye ngo ananirwe kumva. Ibibazo byawe arabizi, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo izirengagiza abayitakira ku manywa na nijoro. Uko wiguyitakira nubwo itakuvugisha, ariko ibiri kumva ibyo uyibwira, ibibizi, ibiri kugira ngo ikugirire neza. Ndagusabye rero kugira ngo ugire icyizere nk'icyo Eliya yagize. Ugire icyizere kuko utagize kwizera ntacyo wageraho. Ndagusabye rero kugira ngo wizere Imana ko ariyo ishoboye byose. Imana niyo igira neza. Umuririmbyi niwe waririmbye ngo dufite ibimenyetso birenga kimwe ngo by'uko Uwiteka Imana izatugirira neza. Imana igenda iturwanira intambara nyinshi, Imana igenda iturengera. Ni byinshi Imana idukorera tutabizi, ni byinshi ushubije amaso inyuma ugatekereza aho wavuye, ugatekereza intambara wagiye urwana nazo, ugatekereza byinshi wagiye uhura nabyo, nibwo wakumva yuko ari byinshi Imana yagiye ikurengera. Niyo mpamvu mubwiye ngo Satani yajya ashaka kugutera ubwoba, ujye ushikama ukomere, ubwire Satani ati umva, uwakunesheje n'ubu aracyahari ntaho yagiye, uwakunesheje niwe negamiye, uwakunesheje agashobora biriya n'ibi yabishobora. Nta kijya kinanira Imana kereka utayibwiye. Ariko ndagusabye kugira ngo wizere, ko Imana ariyo ishobora byose. Ijambo niryo nari nifuze kubagezaho. Reka dusenge dusaba Imana kugira ngo iduhereze imbaraga, kugira ngo tugomeze kwizera. Burya kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Kuba wagira kwizera mu mutima ntabwo ari ibintu byoroshye. Turasaba kugira ngo Imana idukomeze, iduhereze icyizere. Imana igomeze kuturengera, igomeze kutugira neza. Ndasabye kugira ngo ugire icyizere mu mutima wawe, ndasabye kugira ngo ugire icyizere. Nugira icyizere nta kizananira Imana. Nugira icyizere, Imana ishobora byose, nta kizayinanira. Reka rero dusenge Imana yo mu ijuru. Mana nziza, ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga, ushobora byose, nta kijya kikunanira. Nyiringabo Mwami Imana, dusabye icyizere kiva kuri wowe Mana, uko
ni wowe ushobora byose, nta kijya kikunanira. Turasabye kugira ngo udukomereze muri wowe, ukomeze kudukomereza mu ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo utwambike imbaraga, komeza kuturwanira aho tutakirwanirira, komeza kutwambika imbaraga, utuvuganira aho tutabasha kwivuganira. Nyiringabo Mwami Imana, turasabye kugira ngo turengere abarwayi barimo. Nyiringabo Mwami Imana, ndasabye kugira ngo bakize, reka ubajombe inshinge zitababaza, ubahereze ibinini bidasharira. Reka ubwiza bwawe abe ari bwo bumanuka, kuko uri umuganga uruta abandi baganga. Nyiringabo Mwami Imana, turasabye kugira ngo abe ari wowe utegeka uganze. Reka ugende ukandakanda aho buri umwe wese ababara, reka urengere buri umwe wese, ndetse abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Reka Nyiringabo Mwami Imana, buri umwe wese ugira icyo umukorera ku cyifuzo cyiwe. Reka buri umwe wese uvugane nawe ijambo ry'ihumure. Nyiringabo Mwami Imana, ndagusabye kugira ngo ubwiza bwawe ari bwo bugomeza kugaragara. Urakoze rero, bisabye mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.